Ndagusuhuje nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'140, imbaraga ihindura abandi. Imibereho ya Kristo yari imbaraga ihindura abandi, ihora yaguka kandi ntigire imbibi. Yari imbaraga imwomatanya n'Imana n'umuryango wose w'abantu. Binyuze muri Kristo, Imana yahaye umuntu imbaraga ihindura abandi, ituma bitashoboka ko umuntu yabaho kubwe wenyine. Ku rwacu ruhande dufite isano iduhuza n'abandi bagenzi bacu, kandi turi umugabane umwe w'ibyo Imana yaremye bikomeye, ndetse buri wese afite inshingano kuri mugenzi we. Nta muntu ushobora kubaho adakeneye bagenzi be, kuko imibereho myiza ya buri wese igira icyo ihindura ku bandi. Ni umugambi w'Imana ko buri muntu wese yumva ko ariho kubwe ndetse no ku bwa mugenzi we ari ngombwa ku mibereho myiza y'abantu, kandi ko akwiriye gushaka uko bakwishima. Buri muntu wese akikijwe n'umwuka w'ibimuranga. Ushobora kuba umwuka wuzuye imbaraga itanga ubugingo yo kwizera, ubutwari n'ibyiringiro, kandi ukaba umwuka mwiza wuzuye impumuro y'urukundo. Cyangwa se ushobora kuba umwuka uremereye, utera umususu, wuzuye igihu n'imibabaro no kwiyangiza. Cyangwa ukaba umwuka urimo uburozi, wuzuye ikizinga cy'icyaha umuntu yagundiriye. Kubw'umwuka udukikije, umuntu wese duhura nawe agira uko ahinduka, yaba abizi cyangwa atabizi. Inshingano yacu ni inshingano yacu tudashobora kwihunza. Amagambo yacu, ibikorwa byacu, imyitwarire yacu ndetse n'imyambarire yacu n'isura yacu n'indoro yacu, byose bifite imbaraga ihindura abandi. Uko ibyo bigaragara byomatanye, niko kuzana umusaruro w'ibyiza cyangwa uw'ibibi umuntu adashobora kugira. Imbaraga yose itera abantu kugira icyo bakora batabitekereje, ikomotse kuri ibyo, aba ari imbuto ibibwe kandi ikazera umusaruro wayo. Ni ipfundo rimwe mu munyururu muremure w'ibyo umuntu anyuramo, kandi uragutse ukageraho utamenya. Niba kubw'urugero dutanga dufasha abandi mu gukuza amahame meza bagenderaho, tuba tubaha imbaraga zo gukora ibyiza. Ku ruhande rwabo nabo iyo mbaraga bayigeza ku bandi, maze abo nabo bakayigeza ku bandi, bityo bityo. Uko niko abantu ibihumbi byinshi bashobora kuba umugisha kubw'imbaraga idukomokaho ihindura abandi tutabishaka. Nujugunya akabuyenge mu kiyaga, urabona imivumba y'amazi igenda yirema ikurikirana, ituruka aho unaze akabuye. Kandi uko igenda yaguka, niko yagura inziga zayo kugeza ubwo zigeze ku nkombe. Uko niko bimeze ku mpinduka duteza ku bandi mu buryo tutazi kandi tudashobora gutegeka. Impinduka duteza zihesha abandi umugisha cyangwa umuvumo. Imico ni imbaraga. Umuntu wicecekeye, witegereza ubuzima bw'umuntu wubaha Imana, utikanyiza kandi w'umunyakuri, ajyana imbaraga ihindura adashobora gutsinda. Kubwo kugaragariza imico ya Kristo mu buzima bwacu bwite, tuba dufatanya nawe mu murimo wo gukiza ubugingo bw'abantu. Dushobora gukorana nawe gusa binyuze mu kugaragaza imico ye mu mibereho yacu. Kandi uko turushaho kwagura urubuga rw'aho impinduka duteza igaragara, niko dukwiriye kurushaho gukora neza. Igihe abavuga ko bakorera Imana badakebakeba, bakurikiriza urugero rwa Kristo, bagashyira mu bikorwa amahame n'amategeko ye mu mibereho yabo ya buri munsi. Igihe igikorwa cyabo cyose gihamya ko bakunda Imana kuruta byose kandi bagakunda na bagenzi babo nk'uko bikunda, ubwo nibwo itorero rizagira imbaraga zo kunyeganyeza isi. Ndagusuhuje nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'141, guhitamo inshuti. Dukwiriye guhitamo abo tubana
batuma habaho imigendekere myiza y'iterambere ryacu mu by'umwuka kandi tukabasha gusingira ubufasha bwose buboneka aho tutabasha kugera. Kuko Satani azashyiramo inzitizi zose kugira ngo atume urugendo rwacu rwerekeza mu ijuru rurushaho gukomera uko bishoboka kose. Dushobora gushyirwa mu myanya ibonekamo ibitugerageza kuko abantu benshi badashobora kugira ahabukikije hahebuje kuko bahashaka. Nyamara ku bushake bwacu ntidukwiriye gushyira ahari imbaraga zihindura zibabangamira kuremwa kw'imico ya gikristo muri twe. Igihe inshingano dufite idusaba gukora ikintu runaka, dukwiriye kuba maso kandi tugasenga kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana tubashe guhagarara tudafite ikizinga. Loti yahisemo gutura i Sodomu kubera ko yari yitaye cyane ku nyungu z'igihe gito yajyaga kubona kuruta uko yari yitaye ku mbaraga zihindura imico zari kuba zimukikije ubwe ndetse n'umuryango we. None se turebye iby'isi, ni iki Loti yungutse? Ubutunzi bwe bwararimbutse. Bamwe mu bana be batikiriye mu irimbuka k'uwo mujyi wari warasayishije. Umugore we yahindukiye inkingi y'umunyu mu nzira ahunga, kandi na Loti ubwe yarokotse umuriro. Ntabwo kandi ingaruka mbi zo guhitamo kwe kwaranzwe no kwikunda zagarukiye aho, ahubwo kwangirika kw'imico mbonera kw'abantu b'uwo mujyi kwari kwaramaze kwisobekeranya n'imico y'abana be ku buryo batashoboraga gutandukanya ikibi n'icyiza ngo banatandukanye icyaha no gukiranirwa. Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'142, itegeko ry'izahabu. Mu mibanire yanyu n'abandi mujye mwishyira mu mwanya wabo, mujye mwinjira mu marangamutima yabo, mu bibazo bafite, mu byabaciye intege, mu byishimo byabo n'imibabaro yabo. Mwisanishe nabo maze mwishyire mu mwanya wabo, bityo mubagirire nk'uko namwe mwifuza ko babagirira. Iri ni ryo tegeko nyakuri ryo kudahemuka. N'indi mvugo igaragaza iri tegeko ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi iri ni ryo pfundo ry'ibyigisho za gihanuzi. Ni ihame ry'ijuru kandi iri hame rizakurikira mu bantu bose bazatura mu ijuru. Itegeko ry'izahabu ni ihame ry'imico yo kwita ku bandi no kubaha by'ukuri, kandi icyitegererezo cyabyo nyakuri kigaragarira mu mibereho n'imico bya Yesu. Mbega imirasire yo kwiyoroshya n'ubwiza yarabagiranaga ituruka mu mibereho y'Umukiza wacu buri munsi. Mbega uburyo aho yabaga ari habaga kunyurwa no kwishima. Umwuka nk'uwo uzagaragarira no mu bana ba Yesu. Abo Kristo atuyemo bazaba bagoswe n'umwuka w'ijuru. Amakanzu yabo yera y'ubutungane azaba ahumura imibavu ituruka mu busitani bw'Uwiteka. Mu maso habo hazarabagirana umucyo uturuka mu maso he, maze amurikire inzira bazarangwamo n'abananiwe. Nta muntu n'umwe usobanukiwe by'ukuri n'ibigize imico itunganye uzananirwa kugaragariza impuhwe n'ubugiraneza bya Kristo. Icyo imbaraga y'ubuntu bw'Imana ikora ni ukoroshya umutima, gutunganya no kweza amarangamutima, gutanga umutima uva mu ijuru wo kwita ku bandi no kubana n'abandi.